turabasoje abakunzi ba Hinduka Official cyangwa se Julienne. Amahoro y'Imana abane namwe. Tubifurije kugubwa neza n'umugisha w'Imana muri iki gitondo. Amahoro y'Imana bagereho n'imiryango yanyu yose, izina ry'Imana rabwe icyubahiro. Hanyuma mumeze mute muri uyu mwaka? Ngenejejwe n'Imana mu mutima kuko iduhaye gusoza umwaka ari amahoro, tugatangira n'undi ari amahoro. Hanyuma abakunzi ba Hinduka Official cyangwa abakunda Julienne, umwaka usoje ute, utangiye gute? Ariko mpanda nashidikanya ko abakunzi ba Hinduka Official dutangiye umwaka dushima Imana cyangwa se tunejejwe n'Imana mu mutima. Hanyuma wowe n'umuryango wawe Imana igukomereza amaboko, ndugerageza gukora uyu mwaka uzakubera umwaka udasanzwe, mu rubyaro wabyaye Imana izagukomereza amaboko, ese mu muryango wawe wose Imana ikagurira imbago nk'izo yaguriye Yabesi, ko biri tubwira neza ko Yabesi yari umwana w'insuzugurwa utagera hepfo no haruguru, ariko mu bintu twabiriye icyerekezo Imana ishakira icyerekezo bigakunda. Hanyuma nasezeranyije ko kuri iyi Hinduka Official ntazigera mbatengwa cyangwa se mbahemukira, basezeranye ko nzajya mbazanira abakozi b'Imana barimo imbaraga z'Imana no gukora kw'Imana. Isezerano nagiranye namwe narisoje kuri uyu munsi. Amena. Biratubwira ngo nta rwitwazo imbere y'Imana. Hanyuma mbona no gushimira wowe wakoze subscribe, share na comment. Imana y'amahoro iguha umugisha, kandi nawe utarabikora udushigikire, nawe Imana izaguha umugisha. Hanyuma mbona no kwabwira ngo wowe udukunda cyangwa se udukurikirana, tudushishikariza kugira ngo urebe iki kiganiro kigitangira unagisoze, umenye icyo umwami Imana gushakaho muri iyi minsi, kuko iyi minsi turi kwinjiramo iragoye cyane cyangwa se iraruhije, bitandukanye n'indi minsi wanyuzemo, cyangwa se umwaka dusogeje wa 2025 utandukanye n'umwaka wa 2026. Inzira wanyuzemo 2025 itandukanye niyo ugiye kunyuramo 2026. Niyo mpamvu ngushishikarije gutangira iki kiganiro kigitangira paka ugishoje. Hanyuma nawe utarakora subscribe, share, comment, bikore udushigikire. Hanyuma nawe urabuhaye umusanzu ku buzima bwawe bwose cyangwa se mu mibereho uhagazeho, kuko buri muntu wese yaravuze ngo dufashanye nitwizirikane ubwacu, ahubwo dukomeze n'abatagize gute n'abadakomeye. Imana y'amahoro iguha umugisha. Hanyuma uko uzabona iyi video ariko uzayakira, ntuzakurikirana ubwiza bwa video, ahubwo uzakurikirana icyo Imana igize gute igushakaho, cyangwa se icyo Imana iri kuvugana nawe. Abashize nababwiye ko tutarabona ibyuma bikomeye cyane, ariko nzi neza ko Imana yaravuze ngo isi n'ibiyuzuye byose ni iby'Uwiteka, kandi n'ibyacu biri mu bantu, ntabwo ari Imana ntabwo izava mu gihugu cyo mu ijuru ngo ibidure, ahubwo ibyacu bifite abantu. Birashoboka ko ari wowe ufite ibya Julienne, birashoboka ko Julienne nawe mfite ibyawe, ibyacu biri mu bantu kandi Imana izagira gute izabyo. Hanyuma amahoro y'Imana abane namwe. Abazaniye umukozi w'Imana uri imbaraga z'Imana. Ntekereza ko atari bwo bwa mbere mubonye kuri Hinduka Official. Ni umuntu usanzwe kuri Hinduka Official kandi muramukunda, mwangaragarije ko mumukunda, nawe umukunda wandika ngo Mama Juri ndamukunda, cyangwa se wowe uteganya kumukunda mu minsi iri imbere kuri Hinduka Official, twandikire comment, kuko twe turi abantu bahugurika, turi abantu basanzwe, turi abantu bagirwa inama, ndetse turi abantu banaganira cyane. Wowe umukunda cyangwa ukunda Julienne, twandikire comment, turaza kubibona. Hanyuma reka tumwakire, nawe ni umuntu w'Imana ndetse ni umuntu mukuru azi kwivuga. Hanyuma yivuge akwibwire neza, uzanamusure, ni karibu gusura Mama Juri. Hanyuma tumaye karibu kugira ngo abibwire. Haleluya, haleluya. Amen. Imana ishimwe. Nongeye kugaruka hano kuri Hinduka Official. Hano kuri televiziyo muri iki gitondo, manjiye gushima Imana wo mu ijuru yakinguye, manjiye kunezererwa umucunguzi wacu Yesu ahabaye akongera iminsi yacu yo kubaho. Yaratuzigamye dukura mu mwaka wa 2025, byari bikomeye bigoye, atugejeje mu mwaka wa 2026 mu kwezi kwa mbere, tukuzuye amashimwe, turimo turanezerewe. Twagiye tubona ineza y'Imana mu buryo butandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi, twagiye tubona kugaragaza gukora kw'Imana, tubona amaboko y'Imana magari adufata kandi akadukomeza. Haleluya. Yesu nashimwe. Rero ni wa mubyeyi wongeye kugaruka mukunda, wa wundi ubakunda namwe, wa wundi urimo imbaraga z'Imana, wa wundi wababwiye ngo yabonye neza y'Imana bikomeye. Nongeye kugaruka 2026, nongeye kugaruka kuri iyi televiziyo ndi imbere yanyu, bazanye nangiye uyu mwaka nezerewe. Utangiranye n'abakunzi ba Hinduka Official muvuga imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana cyangwa se muvuga ku mwaka mugiye gutangira cyane. Hanyuma tukomeze twibwira amazina. Amazina yanjye ni Ntamfura y'Ishyari Immaculée,
ndi umukozi w'Imana, mubwirizabutumwa, itorero rya ADEPR, itorero ryuzura umwuka, kandi ndi n'umuhanuzi. Kandi ikindi cya kabiri nkunda abakozi b'Imana, ngakunda n'abantu b'Imana, ngakunda n'abana b'Imana, cyane ko ubw'ijambo ry'Imana rivuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Imana yacu nishimwe. Muri iki gitondo rero nongeye kugaruka hano mfite ijambo ry'Imana ryo gukomeza ubwoko bw'Imana. Hanyuma ataratubwira ijambo ry'Imana, tunejejwe n'Imana n'abantu bagukunze kandi nabo turabanezerewe, ubifurije ikintu cyiza cyane. Hanyuma abantu bagukunda kuri Hinduka Official, nyiriye jambo ry'uyu mwaka wababwira cyangwa se indamutse muri iki gitondo wabasuhuza atari ijambo ry'Imana, niki wabifuriza muri uyu mwaka? Iki gitondo mbifurije kugubwa neza kandi mbifurije impinduka kugira ngo mu buzima bwabo bwa buri munsi babone impinduka. Amen. Babonemo n'ubundi buzima muri uyu mwaka, babonemo ibyo batigeze babona 2025. Ni ukuvuga ngo 2025 birashoboka ko ubuzima bwabo bwari busa nkaho bupfundikiriye ahantu. Ni ukuvuga ngo ubifurije abajya kuvuga ngo 2026 Imana izura ibyabo byapfuye. Haleluya. Imana yongere 2026 Imana yongere ikora irema ubundi buzima butandukanye na 2025. Utarabyaye 2026 Imana itanga urubyaro 2025. Utarishuriwe ideni 2025 Imana yishura ideni 2026. Imana iguha umugisha ko bifurije. Haleluya. Adukwikiye haleluya. Nyemerera ufashwe kuko muri iyi minsi nuko ishakamo umunezero dufatanyije n'Imana. Kwe nta mpamvu yo kwiheranwa n'agahinda cyangwa se n'ibibazo kuko Yesu ari mu ruhande rwanyu. Nibyo. Hanyuma tutarakomeza n'ijambo ry'Imana, uyu mwaka duhereje inyuma wabubonye? Uyu mwaka nawubonyemo ibintu bitandukanye, ariko cyane ku bana b'Imana. Yego. Abana b'Imana twagiye tubonamo impinduka nyinshi zitandukanye mu buzima bwa buri muntu, twagiye tubona mu kuboko kw'Imana, kandi twagiye tubonamo ineza y'Imana. Ineza y'Imana yagiye iboneka ku muntu wese usenga, ineza y'Imana yagiye iboneka ku muntu w'Imana. Niko nigeze kubabwira ko umuntu arimo abantu babiri, hari umwana w'Imana, hari n'umuntu w'Imana. Abantu rero baratandukanye, umuntu w'Imana atandukanye n'umwana w'Imana. Umwana w'Imana abitse ibyasezeranijwe. Yego. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe, abitse ibyasezeranijwe kandi afite ijambo rivuga ngo naho isi yahinduka Yesu azamugirira neza. Haleluya. Kandi ikindi cya kabiri abitse isezerano ko aha turi tutari kuri gakondo, ahubwo dufite gakondo mu ijuru. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe rero, turacafite ibyiringiro n'uyu munsi muri 2026 turacafite ibyo byiringiro. Amen. Ko naho byatinda. Haleluya. Tuzabitegereza. Naho byatinda. Kandi Imana yacu itagira gute? Itabesha. Haleluya. Hari byavuze ngo naho byatinda kuza ko bizaza. Nubwo wabona isezerano rimaze imyaka, nubwo wabona Imana arakubwiye imyaka 10 igashira, imyaka 6 5 igashira, ariko kuza ko bizagera gute? Bizaza. Hanyuma se mwibarije mama Juri, uyu ni mama wanjye kuba dukurikiye. Ababizi neza nekeza ko ari we duherukana gukorana ikiganiro kiri kuri televiziyo. Hanyuma uyu mwaka dutangiye, ubu ufite ayahe makuru cyangwa se ubona gute? Ufite itandukaniro n'imyaka yose usoje, uyu mwaka ufite itandukaniro n'iyo myaka cyane? Itandukaniro rihari ni itandukaniro rihari, abana b'Imana. Haleluya. Amen. Baje bakunda kugira ubwiru bw'Imana. Amen. Kandi bagashyikirana n'Imana. Uyu mwaka ukuntu utandukanye n'indi myaka, uyu mwaka data wa twese afite intego ivuga gutya. Yego. Nanga se data wa twese afite intego ku bana b'Imana, avuga ngo aho batari mu nama z'abicakura. Yego. Data bayicaye muri izo nama. Haleluya. Aba yicaye muri izo nama, yarangiza agaterana n'abicakura, yamara guterana n'abicakura mu ciciro runaka se nanga nijoro ntabwo umuntu agenda, data akagaruka tuzi mwana wanjye byabaye, ati uyu munsi nibereye mu nama, humura ntacyo bizagutwara. Bishatse kuvuga ngo uyu mwaka nimba ufite abakugambaniye, Imana igiye guterana mu kagambaniro. Haleluya. Uyu mwaka nubwo warwaye igihe kirekire ukabura dogiteri ukuvura, ariko mu ijoro dufite dogiteri utuvura. Bishatse kuvuga ngo uyu mwaka aho waburiye muganga ukuvura, Uwiteka nyir'ibintu uje kukomora igikomere. Bishatse kuvuga ngo nimba warubatse ntibikunda, Uwiteka nyir'ibintu uje kukubakira muri uyu mwaka. Nimba wararambagijwe bikanga, icyangiro kikakugera, Uwiteka nyir'ibintu
nyiri aje gutanga igikundi. Igikundi. Niba warayize ukabura akazi, Uwiteka nyiri aje gutanga akazi muri uyu mwaka. Ngo Imana y'amahoro igiye kuba umuvunjaye ku buzima bwacu. Nibyo. Agiye gukura muri ntibishoboka tumazemo igihe kirekire, ashire muri birashoboka. Aleluya. Bishatse kuvuga ngo birashoboka ko wagize akagambane mu kazi urimo, ariko Imana ngo yavuze ngo muri uyu mwaka ije guterana ni mu nama z'incakura zakugambane, ije guterana mu nama z'indyarya zakuriganije umugisha wawe, kugira ngo amen. Ariko haleluya, uzanyemerera ukurikirana iki kiganiro guhera gitangiye kugeza gisoje. Ni ukuri Imana izabe mu ruhande rwawe, kandi uzakoramo ibyawe byinshi. Birashoboka ko uri mu buzima bw'amanegeka, uri mu buzima bw'ubutayu, uri mu buzima bw'ikode wahawe piriyave, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyo byaguhaye piriyave, ibyo ubona ko byarangiye, ku Mana biracyashoboka, kugira ngo amen. Ariko haleluya. Hanyuma ineza y'Imana wabonye muri uyu mwaka imeze gute? 2025 hari neza y'Imana wabonye cyangwa se byagenze bite? Neza y'Imana narayibonye. 2025 wari umwaka ugoye, yego, ariko wari umwaka twari dufiteho amakuru. Amen. Wari umwaka twari dufiteho amakuru. Uwiteka ijuru ryari ryaduhaye itangazo rivuga ngo Imana izanye ijuru. Imana yo mu ijuru ngije gukora ikintu kidasanzwe. Gusenga nudasenga. Haleluya. Kusenga nudasenga. Ikindi Imana yakoze kusenga nuko yamutabaye ikamurengera abanzi be bazihari. Haleluya. Ubwo rero kudasenga we ntabwo nzi ukuntu byamugendeye. Ikintu nzi nuko nzi ko Imana yavuze ko ije gukora ikintu kidasanzwe. Kusenga nudasenga. Ubwo nukuvuga ngo ari usenga yabonye ikidasanzwe, ari nusenga yabonye ikidasanzwe. Nizere cyane rero kubasenga. Haleluya. Imana ishimwe. Usenga nudasenga. Gusenga yego hari impinduka yabonye, hari ubundi buzima. Mana nanjye narabibonye, icyubahiro ni kintu hari ubundi buzima yabonye, yego, hari impinduka yabonye atari yiteze. 2024 ayinjira muri 2025 no kuvuga ngo yabonye impinduka, abona ikintu atari yiteze 2024. 2025 rero yabonye ikintu gikomeye. Haleluya. No kuvuga ngo Yesu hari ikintu yakoze na bugingo n'uburere data wa twese. Haleluya. Aracyakora. Kusenga nudasenga Imana yo mu ijuru iracatanga ingororano. Amen. Uzijambo ndi kubwira abantu muri iyi minsi kuvuga ngo mu bihe bidasanzwe turi kwinjira cyangwa mu gihe kidasanzwe turi mu munsi, Imana ikugira umuntu udasanzwe. Haleluya. Nagushobora kubyumvira mu bihe bidasanzwe turi mu uyu munsi, Imana ikugira umuntu utagize gute udasanzwe. Kubera nimba twabaye abantu badasanzwe, tugomba kugendana n'ibintu bigize gute bidasanzwe. Imana ishimwe. Imana itugirire neza. Hanyuma reka tukwakire ugira ibyo ubwira ubwoko bw'Imana, ariko tutarakwakira reka dutangize ikiganiro cyacu n'isengesho, kuko ikintu cyose tugerageza gukora ujye ubanza Imana imbere. Ugenda mu nzira ubwira Imana ati mbere shoferi, ugenda mu modoka ujya mu rugendo runaka ubwira Imana ati ngendane nawe. Ndakuvuga ngo iyo Imana yagusezeranije ikintu, Imana ikunda icyubahiro. Burya wari ubizi cyane, Imana ikunda icyubahiro igakunda n'amashimwe. N'Imana nikubwira ngo nzakugirira neza cyangwa nzagendana nawe mu rugendo, ukabona rwa rugendo ugiye kurusebera, bivuga ngo Uwiteka nyiribi ibuka icyo bavuganye nanjye. Niba wibutse icyo navuganye nanjye ukaba wemeye ko nseba uyu munsi, ngwino dusebane. Ariko haleluya, nimba yarakubwiye ngo izabana nawe ikabona kugeza igihe cyo guseba, uzayibwire ngo ngwino tugire gute, ngwino dusebane. Kubera ko Imana ikunda icyo, ntabwo izemera guseba. Izavuga ngo Julienne hari icyo navuganye nawe, navuze ko ntazemera ko aseba, navuze ko nzagendana nawe. Ikunda icyubahiro, ntabwo izemera kugira gute guseba. Izaharanira icyubahiro cyayo mpaka igutabaye. Kuko nasomye ijambo ry'Imana irambwira ngo na nyuma ya zeru Imana irakora, kandi n'uyu munsi Imana ibirimo. Zeru tuyizi nta kintu kiyirimo, zeru tuyizi ari ikintu ubusa gusa. Ariko yaravuze ngo ese 10 rivuyeho zeru ryakwitwa iki?
ntabwo ryaba ricitswe 10. ijana rivuyeho 0 ntabwo ryaba ricitswe 100, ariko 0 igira umumaro. Yangira avuga ngo na nyuma ya 0 ubona byarangiye Imana irakora. Ariko haleluya, hanyuma ya 0 byarangiye Imana itangiza rimwe bikagera kuri miliyoni. Hanyuma ya 0 ubona ko ubuzima bwarangiye Imana itanga ubuzima. No kuvuga ngo ugiye mu mateka, ariko haleluya, ugiye mu mateka ya Lazaro yari yarashinguwe amaze iminsi nari mu gituro. Rero tubwira neza ngo no kubara yari yaragize gute, yaraboze atakibuka ukundi, ariko kubera ko hari Imana yavuganye nawe. Na nyuma ya 0 Imana yatanze ubuzima kuri Lazaro. Lazaro arongera aba umuntu ukomeye, Lazaro arongera yambara umubiri, arongera agira inyama ndetse n'amagufa. Lazaro yabaye umuntu musha, ariko haleluya, kandi bari bazi ko byarangiye. Kuvuga ngo iyakoze kera n'uyu munsi nikikiri igikora. Haleluya. Kuvuga ngo n'ibyo ubona ubuzima bwawe ari 0, ukabona uri mu buzima bw'amanegeka, ukabona uri mu butayu, ukabona nta waguha mwaramutse, ukabona warize amadipa ukaminuza amashuri yose, ukabona nta waguha mwaramutse cyangwa nta no waguha ijambo, ariko dufite gisunika ari wo Uwiteka nyiri. Umuntu yakubera gisunika wagira itsugiro kabati nuko habaye ngewe. Umuntu yakubera gisunika ese akaguhino, ariko ku Mana mu ijuru dufite iki? Umugabane. Kandi umugabane dufite ku Mana mu ijuru, umugabane dufite utanga kare, umugabane dufite urimo imyenda myiza, umugabane dufite urimo abagabo beza, umugabane dufite urimo abagore beza. Haleluya. Umugabane dufite urimo amasambu meza, umugabane dufite urimo akazi, ukicara mu birorata kandi waravutse Rodobari. Ariko haleluya, ku Mana mu ijuru dufite umugabane, kandi umugabane utugira abo Imana ishaka ko tuba. Amen. Ariko haleluya, abari kumva Imana umvugire ngo haleluya. Ku Mana mu ijuru dufite umugabane. Nkunda kuvuga ngo hari imigabane tutahawe n'ababyeyi, hari imigabane tutahawe n'abagabo. Ubundi nkunda kuvuga ngo iyo Imana yaguhaye umugabane utarabebejwe n'ababyeyi, Imana yakubebeza. Ariko haleluya, ku Mana mu ijuru dufite umugabane. Iyo utiswe sheri n'umugabo, iyo ufite umugabane ku Mana mu ijuru, Imana irakubebeza ikakwibagiza ibikomere byose wagize gute, wagize. Haleluya. Nageze mu mitamvuga ngo iyadukomerekeje izanatwomora. Amen. Iyatesha igikomere niyo izanakirangiza. Mvugira ngo amen. Hanyuma reka tuguhe umwanya udusengera Imana, ukomeze n'ijambo ry'Imana. Iriza ubwoko bw'Imana, abadukunda ndetse n'abagukunda, abakunda Imana n'abatayikunda. Udakunda Imana ntabwo yari yahura n'igituma akunda Imana, na Musa azahura n'igituma akunda Imana, azayikunda. Reka rero no kudusengera Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kuko uri umungeri mwiza, turagushimiye ko uri umubyeyi wacu, kandi turagushimiye ko uri Imana irenganura. Turagushimira kuko uri Imana ikura kure ukigeza hafi, ukegera ubwoko bwawe. Izina ryawe nirishimwe. Tugushimiye igitondo cyiza cy'umugisha, kandi tugushimiye uyu munsi watugeneye Mwami, ukawuzigama mu yindi minsi ukawuduha nk'Imana. Iki gitondo izina ryawe nirihimbazwe. Turi imbere yawe muri iki gitondo, ubwoko bwawe ni ukuri. Turagushimiye kubw'ineza yawe Mwami, twabonye urukundo rwawe rwiza. Niyo mpamvu muri iki gitondo mbere ya byose dusabye ngo manzo tweze, manzo dutunganye, manzo tugirire neza kuko turi abantu, manzo uboneza akanwa kacu kagiye kuvuga muri iki gitondo, manzo dukoze ikara ryaka ku munwa kugira ngo muri iki gitondo tugire icyo tubwira ubwoko bwawe Mwami. Turi imbere yawe n'imbere y'iyi radiyo, tugirire neza kuko uri Imana ivubira ababi n'abeza. Iki gitondo wirengagize ibibembe n'ibicumuro, ukureho umugayo n'urubanza. Iki gitondo neza yawe bigaragare mu maso yacu, kandi turasenze dusengera ubwoko bwawe Mwami ugiye kudukurikira muri iki gitondo. Mwami ndasenze kugira ngo Mwami ineza yawe ibagereho cyane, kandi iki gitondo twifatanyirize hamwe kumva ijambo ryawe Mwami. Nyemerera ijambo ryawe ni iryera, ryabayeho tutarabaho cyane. Ijambo ryawe niryo ryakijije isi, ijambo ryawe niryo ryaremye ibiriho. Nyemerera iki gitondo rigira icyo rikora Mwami. Ijambo ryawe rihembura imitima ya benshi, kandi ijambo ryawe Mwami rigira umumaro cyane. Nanjye umuja wawe unshyigikire, unyambike imbaraga kuko ndi umunyantege nkeya, wewe uri umunyembaraga kuko tukwizeye. Ni mu izina rya Yesu, amen. Mana ishimwe. Imana nihimbazwe muri iki gitondo. Imana yacu nishirwe hejuru cyane. Ni wa mumama ukunda Imana agakunda n'abantu bayo,
wongeye kongera kugaruka imbere yanyu muri iki gitondo. Cya mbere nabasezeranyije ko nkunda kumanza kuririmba. Haleluya. Amen. Nkunda kumanza kuririmba kuko kuririmba nibyo bingirira umumaro, kandi kuririmba niko kubohora umutima w'umuntu wese agashyikirana n'Imana. Haleluya. Amen. Waribawe utembera muri twe tugashira inyota, wasokowe ududubiza ntukame, abawe twarakubonye tukunyweyeho tubona ubuzima bufite intego yo kutazongera kuba kure yawe ukundi. Waribaye utembera muri twe tugashira inyota, wasokowe ududubiza ntukame, abawe twarakubonye tukunyweyeho tubona ubuzima bufite intego yo kutazongera kuba kure yawe ukundi. Watubereye maso Yesu turabibona, waturinze ibyari biduhagurukiye ku manywa Yesu we, ku manywa utubera inkingi y'igicu, nijoro ntabwo ukatubera inkingi y'umuriro. Watubereye maso Yesu turabibona, waturinze ibyari biduhagurukiye ku manywa Yesu we, ku manywa utubera inkingi y'igicu, nijoro ntabwo ukatubera inkingi y'umuriro. Wantwariwe urwana ntutsindwe, wangabo we irinda abayo, iyo bagiye kunanirwa urabarengera bakaruhuka bagahumeka amahoro. Urabarengera bakaruhuka bagahumeka amahoro. Haleluya. Amen. Mana nishimwe, uyu muririmbyi arimo aramfasha nawe iki gitondo agufashe ngo wantwari urwana ntutsindwe, wangabo we urinda abayo, ngo abawe twarakubonye tukunyweyeho tubona ubuzima. Haleluya. Twabonye Kristo agira neza, twabonye Imana yacu ibigenza neza, twabonye Imana yongera kwibuka abayo. Haleluya. Twabonye Imana ifukura amariba gari gamaze gukama, twabonye Imana ikiza abarwayi, twabonye Imana ihembura abari bananiwe, twabonye Imana itwigiza hafi idukuraho abantu batari bakwiye kudukura. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Haleluya. Twabonye Imana irinda abayo mu gicuku. Amena. Nawe udukurikiye uyu munsi waba uri muri gicuku, waba uri mu mwijima, ariko ndagutangariza ngo hari Imana ikura mu gicuku igashira mu muco. Uyu munsi umuntu akaja mu muco akicara mu isanzure. Juriye yadusize mu isanzure. Amen. Imana yacu yadukuye mu mwijima, irangije ituzana mu isanzure. Ubu turi mu isanzure ry'Imana. Haleluya. Ngo waribawe nukuri ududubiza ntukame, wasoko. Haleluya. Utembera muri twe, abawe twarakubonye tukunyweyeho dushira inyota, twabonye ubuzima. Haleluya. Abadukurikiye uyu munsi bari kubona nta buzima, muri Yesu hari ubuzima. Abari kubona nta humure, muri Yesu harimo ihumure. Abari kubona nta mahoro, muri Kristo harimo, ari amahoro adashira. Uyu munsi Juliye, uyu munsi hari abantu barushe, barahari benshi, hari abantu bananiwe, benshi cyane, hari abantu uyu munsi badafite ikintu kibahumuriza.
hari hari n'abadafite abantu icyo uyu kubarengera munsi badafite ingabo ibakingira ariko ariko uyu munsi ndabatangariza uyu amakuru munsi muri uyu mwaka ubazaniye ijambo. haleluya Amen. mbazaniye ijambo rivuga ngo uyu munsi nanga Uyu si muri munsi, uyu mwaka muri uyu kuri iyi mwaka. tariki hari ingabo hari ibakingira ingabo ibarengera hari ingabo yo kubarengera hari ingabo uyu munsi yakubera mu byawe ikagukingira n'abawe imana yo mu ijuru nishimwe Amen. imana itugirire neza imana idufashe kuko twemereye ubufasha muri iki gitondo ari abadukurikiye ari twebwe turi imbere y'iyi televiziyo imana iratubwiye ngo wangabo urinda abawe ngo abawe barakubonye haleluya hari ukuntu rero mu buzima bwa buri munsi abantu bagiye babona iki imana yo mu ijuru mu buryo butandukanye umukobwa yarayibonye mu buryo butandukanye umugabo yayibonye mu buzima butandukanye umubyeyi nawe ayibona mu buzima butandukanye natwe twicaye kuri iyi radiyo twayibonye mu buzima butandukanye kandi tuyibona atari abantu bayitubwiye ahubwo twayibonye twebwe ubwacu haleluya iyo twabonye ubundi twigeze tuyumva n'abandi ntabwo ari abantu baje kuyitubwira twebwe twarayibonye haleluya twarayibonye tumaze kuyibona turayizera tumaze kuyizera nayo idukorera imirimo imaze kudukorera imirimo itwigeza hafi uyu munsi turi mu bikari bw'Imana turi mu bwiza bw'Imana kubera Imana haleluya yadukurije neza imaze kudukureza neza uyu munsi dufite ijambo rirema ijambo rikiza ijambo rikomeza abatagize gute abadakomeye uyu munsi rero niyo mpamvu mbazaniye ijambo rivuga ngo Uwiteka Imana yawe haleluya intego y'ijambo ni intego y'ijambo rivuga ngo Imana yo mu ijuru yicaye mu nama abantu bagiye we utazimenya yego haleluya Imana ishimwe Imana yo mu ijuru yicaye mu nama abantu bateranye we udahari uyu munsi data yaserutse bishatse kuvuga ngo Imana y'amahoro yego iteranye mu nama yo kukwirukana mu kazi udahari Imana y'amahoro yego yicaye mu nama yo kugusengera urugo udahari amen Imana y'amahoro yicaye mu nama yo guterezwa cyamunara udahari kuko ngaho hose Imana igize gute irahageze Imana y'amahoro yicaye mu nama y'aborozi bateguye bakukuroga udahari nuko ngo aho utari Imana irahakubereye mu kazi bateguye inama yo kuguha piriya Imana irahari haleluya haleluya mu rugo rwawe abanzi bateguye inama go kuruvamo Imana irongeye iravuze ngo nirugire gute rubeho Imana ishimwe haleluya Imana itugirire neza rero niyo ntego y'ijambo ryo muri uyu munsi nanga si intego yo muri uyu mwaka haleluya Imana ibirimo muri uyu mwaka mwibwirira abantu bari bafite ubwoba yego mwibwirira abantu bari bafite igihunga yego nkababwira ngo inama batarimo uyu munsi data zirimo rwanga aho batagera aho izo nama zateguye badafite n'ubushobozi bwo kuhagera Imana irahari uyu munsi birimo haleluya uyu munsi birimo umwana w'umuntu yabibamo akaturiganya umwana w'umuntu yakwereka akabikugiriyemo akajya gufatanya nawe ariko ijambo Imana ivuganye nawe iravuze ngo aho utari Imana igize gute irahari Imana ishimwe Imana yo mu ijuru itugirire neza iyo niyo ntego y'ijambo ry'Imana mfite uyu munsi nawe umurikiye wowe unyumva wowe utwitegeye kuri iyi radiyo wowe udukurikiye uri kure nangwa uri hafi wowe utwumva uyu munsi umenye ko aho utari inama utarimo aho utageze aho uticaye data wa twese aravuze ngo azanye itangazo azanye uyu munsi aravuze ngo aho utari itangazo riturutse ibukuru uyu munsi riturutse ahera n'ahera cyane kuri iyi tariki ya 2026 Uwiteka aravuze ngo aho utigeze wigendera aho utigeze wicara aho ngaho watinya aho ngaho udafitiye ubushobozi n'ububasha Uwiteka Imana yawe yicaye muri iyo nama haleluya Imana ishimwe Imana yo mu ijuru tugirire neza Imana nidufashe muri iki gitondo tugiye kwigendera mu gitabo cya Yobu ibice byaho 5 umurongo waho turahera ku murongo wa mbere bice 5 umurongo wa mbere hari amagambo avuga ngo noneho hamagara yego hari uwakumva yego ngo uwo mubera nanga mu bizima wahamagara n'uwuhe nta nomwe noneho umurongo wa 10 hari amagambo avuga ngo mbese Uwiteka Imana yawe si uvubira isi imvura
agasendeza amazi mu mirima. Yewe. Uwiteka si we uhoza ababoroga akabashyira mu mahoro. Uwiteka Ayiwe, Imana Mana yawe ndafashije. si we wica imigambi y'icakura. Icakura. Haleluya. Uwiteka Imana yawe niwe utatanya imigambi mibi. Amen. Uwiteka Imana yawe niwe wubika inama mbi baremye uwo munsi, ni kugira ngo Uwiteka badasohoza imirimo mibi, Imirimo mibi badasohoza amaboko yabo kuri bo. Yego. Ngo mbese Uwiteka Imana yawe si uje kurindagiza abo bicakura amanywa akababera nka nijoro. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Imana yacu ni ishimwe. Imana ihabwe Iki icyubahiro. gitondo. Iki gitondo. Imana irakubwira Imana ngo ndafashije. hamagara. Hamagara. Haleluya. Amen. Vuganye n'Imana ngo hamagara. Hari uwakumva. Amen. Ngo mbese uwo mubera na watabaza muri iki Nta gitondo n'umwe. nanga muri uyu mwaka. Muri uyu Ese ni mwaka. uwuhe waza muri icyo Nta kibazo? n'umwe. Haleluya. Asi rero haratubwiye ngo mbese Uwiteka Imana yawe si we uvubira isi imvura Yego. agasendeza amazi mu mirima. Ese Uwiteka Imana yawe si wowe wica imigambi y'icakura. Haleluya. Mana nushimwe. Mana itugirire neza. wica Ngo Uwiteka imigambi Imana y'ibyaha. yawe ngo ni wowe wica imigambi. Uwo nguwo niwe ugiye muri iyo nama. Yewe Kristo. Haleluya. Ndakubwira wowe unkurikiye. Yego. Ndakubwira wowe utwumva. Yego. Uri kure na hafi. Imana iravuze muri iki gitondo. Muri iki gitondo. Ivuganye nawe ngo niyo yishe imigambi Haleluya, y'icakura. y'icakura. Ngo kandi niwe ugiye muri izo Muri izo nama. nama. Bateranye utarimo. Ageremo. Barimo muri iyi minsi. Barimo gutegura. Uri Yego. kubona nta Nta bushobozi. bushobozi. Imana yawe ngo niyo igiye kuhagera. Nihagere. Kandi irakubwiye ngo nonaha Nonaha. niyo igiye kubarindagiza. Nonaha. Amanywa Haleluya. babere nka ryari nka nijoro. Mana itugirire Imana neza. itugirire neza. Haleluya. Amen. Mana ishimwe. Iki gitondo ndakwifuriza Yego. guhamagara rata. Guhamagara. Haleluya. Amen. Uyu munsi nkuzaniye ijambo rifite ngo ufite umuvugizi. Yego. Ntabwo ari umuntu. Yego. Umuntu yavuga nabi. Yego. Umuntu yatekereza nabi. Yego. Agiye no kukuvuganira muri iyo nama. Yamanza yakwaka ruswa. Ndagushimye. Ariko ndagutangariza amakuru ngo uyu munsi Haleluya. hari umuntu ukubwiye udashaka ruswa. Yewe Yesu Aravuze ngo Kristo. hamagara. Hamagara. Tasi eneva egari. Aravuze ngo hamagara. Yewe uri muri gereza hamagara. Yewe uri mu bitaro hamagara. Yewe wowe warenganijwe hamagara muri iki gitondo. Hari uwakumva kandi uwo yiteguye kukugirira neza. Hamagara wa mukobwa we. Hamagara wa mugabo we. Hamagara wa musore we. Hari uwagiye mu nama azihagararamo asanga hari imigambi mibi. Arakubwiye ngo niwe uzuritse. Haleluya. 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 Yasikiye amando Jezi. Haleluya. Muri uyu mwaka hamagara. Hamagara. Imyaka myinshi byarapfuye. Byarapfuye. Mwaka 2024 Ayiwe birapfa. 2025 birapfa. Ariko 2026 hamagara. Tasi eneva egadi tayabini kwanta jevebosasi. Haleluya. Anasisi eneva. Mana Asisi ishimwe. ene. Tayasire zenebosanse tayabeni. Nibyo. Hata ya zenebosire ni niwe dosayiri. Tayabini kwanta. Nibyo, papa. Urakoze nyiribi. Hamagara. Urakoze Yesu. Waradiboshe. Urakoze Yesu. Mu kazi runaka. Ayiwe Mana Wasabye urarushoboye. kenshi udepoza ahantu henshi Haleluya. birananirana. Birananirana, Ariko iyi tariki ntabwo uyu mwaka hamagara. Hamagara. Hari uwo Uwiteka yishe imigambi y'icakura. Hamagara muri iki gitondo. Yego. Hari uwa Tayasisi amando Jezi. Hamagara Hamagara hari uwakumva. uwakumva. Iki gitondo ndakubwira ngo Uwiteka Imana yawe Haleluya. aje kurindagiza iyo migambi yose. Y'icakura. Ngo kandi abanyabwenge bose ngo abarindagije ku manywa y'ihangu. manywa y'ihangu Ngo amanywa izuba riri babereye kuva. nka ryari nka nijoro. Nta gicu cyaho uzongera kubona. Ayiwe. Mana Ariko ishimwe. Mana ndagushimye. Haleluya. Julie, Karame. turi imbere y'aba badukurikiye. Y'abadukunda. Turi imbere y'iyi televiziyo. Yego. Twicaye hano muri uyu mwaka. Muri uyu mwaka. Ndabwira Abanyarwanda. Abanyarwanda. Ndabwira itorero. Itorero. Ryemera umwuka. Yego. Yasikiye amando Jezi. Ngo uyu munsi bitegure guhamagara. Uyu munsi. Haleluya. Kuri iyi N'abanyamahanga. tariki abanyamahanga bahamagara. Yego. Kuri iyi tariki muri Amerika bahamagara. I Burayi I Buraya bahamagara. I Burundi I bahamagara. Burundi bahamagare. Kongo bahamagara. Kongo bahamagara. Tanzania Tanzania bahamagara. Uganda bahamagare. Australia bahamagara. Bahamagare. Atasisi Kuko ene Imana yo vega. mu ijuru imaze kuvuga ngo Haleluya. uyu munsi hamagara hari Hamagara. uwakumva. Haleluya. Wa
mu ijuru ukaje kwica imigambi y'incakura y'incakura juriye. Uyu munsi hari umuntu wagiriwe inama, yego ntiyabimenya bamugira inama adahari, ntiyabimenya barema inama zo kumurindagiza, bamugira inama zo kumwirukana mu kazi, bamukorera dosiye zidasanzwe. yego uyu munsi wari utuye muri karitsiye runaka, bakugiriye inama yo kukugirira nabi. uyu munsi nkuzaniye inkuru ivuga ngo Uwiteka Imana yawe yishe imigambi y'icakura. yego haleluya, Imana ishimwe. iyo Imana yishe imigambi y'incakura, Yego rata, mukazugira ijambo ntabyo wari ufite. haleluya. iyo Imana yishe imigambi y'incakura, bakongeza umushahara kandi bari baguhaye piriyani. iyo Imana yishe imigambi y'incakura, wararambagijwe igihe kirekire cyane, umusore aza umunsi umwe gusa akanya ahita sisene. iyo Imana yishe imigambi y'incakura, urambara bigakunda, wambaraga n'igitenge cya 80 ntibikunde. iyo Imana yishe imigambi hata sisene ega, iyo Imana yishe imigambi y'incakura, igukura mu bukonde ikaguha inzu nziza. amina. Imana yishe imigambi y'incakura, iguha ijambo ntaryo wari ufite. iyo Imana yishe imigambi y'incakura, iguha gakondo nta gakondo wari ufite. iyo Imana yishe imigambi y'incakura, igukundisha abantu kandi bari barakwanze. sisi eneva ega. iyo Imana yishe imigambi y'incakura, hata sisi eneva ega hata yazene bosi. iyo Imana yishe imigambi y'incakura, ikugira umujyanama barabonaga nta cyiza baguteze. hata yazene bosi biriwe dosaye tayasire zo manosi. iyo Imana yishe imigambi y'incakura, bafata icyemezo cyo kwifuzwa mukazugira ijambo. yewe Yesu Kristo ishimwe. iyo Imana yishe imigambi y'incakura, ntawafata umwanzuro utawufashe. iyo Imana yasise eneva wireshe hata yasire zene bosi ni niwe dosaye tayabini kod jeve dosas. iyo Imana yafashe wowe udukurikiye, Imana yishe imigambi y'incakura, wowe ukunda hinduka ofisho yica imigambi y'incakura mu kazi kose. wowe udukurikiye, Imana yica imigambi y'incakura, ikubakira urugo rukomeye. wowe ukunda hinduka ofisho, Imana yica imigambi y'incakura, iguha ijambo ku musozi utuye. Imana yica imigambi y'incakura, ijambo ratubwiye ngo igiye kurindagiza abanzi abanyabwenge babandi watinye, babandi babaye barebara imbere yawe, babandi wadafashijwe n'abanyacyubahiro, abangaba Imana dukorera ivuganye nawe ngo ije kubarindagiza ku manywa y'ihangu, amanywa babere nka ryari nka nijoro. iyo Imana igiye kudutabara, mwebwe mudukurikiye, ntabwo Imana ibikora nijoro, nta nubwo Imana igenda mu gihe ivuza n'imirindi bakayumva. wowe Imana igiye kubikora mvugira ngo amen. wowe Imana ikuye muri ntibishoboka mvugira, wowe Imana ikuye muri ntibishoboka mvugira ngo amen. umaze igihe kirekire waradepoje ntibikore, umaze igihe kirekire usaba akazi ntibikore, umaze igihe kirekire hanini ikuzengurutseho, umaze igihe kirekire mu buzima bw'amanegeka, umaze igihe kirekire mu bukode baguha piriyani, umaze igihe kirekire ubungana amatera mu gitondo na n'umugoroba, ariko Imana y'amahoro ivuganye nawe. sisi eneva ega. Imana y'amahoro idakirana, itareba uburanga, itareba igihagarara, ivuganye nawe muri iki gitondo. iravuze ije kunyuranya amaboko y'icakura, iravuze sisi eneva ega. iravuze ije kunyuranya imigambi y'abiyise abanyabwenge. Mana itugirire neza. wahuye nabo ku manywa, uhura nabo nijoro, uhura nabo mu mwaka 2025. uyu munsi muri uyu mwaka iravuze ngo ni stop. hari icyuma cyabaga ari cy'amashanyarazi, cyabaga cyanditseho ngo ni danger d'amour. yego unkozeho washe. uyu munsi rero niko bigenda. uyu munsi ku bana b'Imana, uwakugambaniye wese ni ukuri, utegura kukugambanira wese yitegure ko agize ibibazo. uwabigizemo uruhare, Imana ije kureba nyirabayaza, uwabiteguye, Imana ije kureba
tayo poshe imana ije kureba nyirabayazana yego uwabaye karitera irahageze imana iraje amina mu mudugudu utuyemo imana iraje irajije mu kureba kazi ukora imana nyirabayazana iraje w'ibibazo mu nzira ugenda imana iraje Haleluya. ese bimeze taya Mungu siku ya mando Jezi nibyo imana iraje Iraje ni ukuri. umaze igihe kirekire Yes. mu itorero baragutesheje agaciro kubera ko nta kofu ufite Yego. umaze igihe kirekire naje barakwambugisha Mana we bimika ibitagirisha Yego. ariko imana kubera ko barebye ariko mana nyiribi umaze igihe kirekire kuko avuze barakujugunya yego kubera ko utazi gukaraba Yego. kandi ubitse nzayimana Haleluya. uri mu mugambi w'imana Haleluya. bakujugunya kubera impamvu ariko ntabwo bazi umuntu bajugunya yego ariko iyo ntabwo bazi ikikurimo idakiranira Haleluya. ivuganye nawe ngira kubera batazi ikikurimo Nibyo. kubera batazi ivugana nawe Haleluya. kubera atasisi eneva egati oui umaze igihe kirekire rata Yes. uwiteka nyiribihe yakugiriye icyizere aguha ijambo Amen. ariko kubera ko batazi icyo turimo Banishimye. bagutesha bakubujije ijambo cyangwa se bakwima ijambo bagutesha umaze igihe agaciro. kirekire ujya no kuvuga ibyo imana ariko yagutumye Yesu we ukabura uri umwanya umugabo umaze igihe kirekire Amen. imana ikubwira ngo genda ubwire ubwoko bwanjye mu itorero bakavuga ngo ntushobora guhagarara ku gatuti kubera iki bakurebera mu gihe ariko igira ibihe haleluya bakurebera irodobari Ishimwe. bakurebera kwa makiti Ni ukuri. ariko imana ivuganye nawe Amen. iraje Iraje. mugabe imana iraje Ni ukuri. mubyeyi imana Imana iraje iraje Juliya. mukobwa imana iraje Imana iraje taya sisi mugabe imana iraje nta mukobwa imana iraje Haleluya. musore imana iraje ishimwe mu itorero imana inzira iraje iguhaye mu niyo isoko kuvuga imana ngo iraje hamagara haleluya Amena. mu isoko imana iraje iraje ni ukuri. mu rugo iwawe imana ahandi iraje mu dukaritsiye Ariko runaka Mana nyir'ibintu. ahandi mu dusosiyete runaka Imana iraje. Imana ishimwe Juliya Imana iraje imana iraje haleluya ariko uyu munsi uyu munsi iravuze ngo iravuze hamagara hamagara hari uwakumva haleluya abadukurikiye nabo nibahamagara bahamagara hari uwaryamye igihe kinini ndetse uyu munsi Arwaye. n'abaganga barananiwe kuko n'abanyabwenge yego ariko Imana yo mu ijuru hari ibiruta hari ibiruta iyo ngiyo rero ibiruta ije kutugondera ikora abaganga bana haleluya ndakubwira ngo Imana ikugondere aho utari Aho ukwiye utari ukwiye kwigondera kwigondera. uyu munsi gonda ibyari bigusumba haleluya Yamando. uyu munsi Uwiteka Imana yawe Ibyigize birebire igonde imbere yawe. ibyabaye birebire bice bugufi udashoboye kugeraho haleluya amen Imana ishimwe ndanezerewe no kuri Juliet nanjye ndanezerewe ndanezerewe kandi nejejwe n'Imana imana iguha umugisha ku bw'ijambo haleluya ryiza haleluya haleluya Amen. Imana ishimwe ndanezerewe muri iki gitondo nabumvise iri jambo nibanezerwe ahari bagira ubwoba ari umuntu uvuze Yego. ariko nababwiza ukuri ko atari umuntu Ntabwo uvuze ari umuntu gute, uvuze. ntabwo ari umuntu uvuze ari Mama Juru ntabwo ari ubivuze, umuntu nta nubwo ari usezeranyije, Julienne ubivuze, oya ntabwo ari ahubwo Mama ni Juru, Iyera y'amahoro ivuganye ntabwo ari umuhanuzi uvuze havuze Iyera ivugira muri we niyo ivuze ngo noneho hamagara hari Noneho uwagira hamagara. gute hari Hari uwakumva uwakumva. uyu munsi bagusezereye mu bitaro Yego. bavuga ko nta buzima yego ariko Imana iremye ubuzima imana iremye ubuzima haleluya muri karitsiye bagukuye mu nzu uri kubona nta buzima nta cyerekezo Imana iremye ariko uyu ubuzima. munsi iremye ubuzima kandi iremye Mu deresi kazi no- uyu munsi iremye deresi iremye n'ahantu ugiye kuja uyu munsi wari ufashe urugendo rwawe ntirwari kukugezayo amahoro Satani yari yasabye abona ngo ni kuri finali ariko Mana nagutangariza nyine. amakuru ngo uyu munsi urugendo rwawe urushoje iki Amahoro. amahoro kandi ugezeyo uyu Amen. munsi mu kazi runaka bari basinye ko utakiri umukozi yego ariko uyu munsi Imana yabibonye Iteje kazi mpuruza. isanga ubaye umukozi Ubaye iremewe iteye kashi iteye kashi irangije yongeza n'umushahara haleluya Haleluya. Imana ishimwe uyu munsi abana uyu munsi bawe bari baguhagutseho bagiye ariko Yego, nagutangariza amakuru ngo uyu munsi abana bawe Imana irabagarura irabagaruye amen 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 uyu munsi umuryango wari wagufashe Haleluya. kurajugunyagunaga Bari iriya bafashe bari ibyemezo. bafashe ibyemezo byo kuvuga ko utakiri umwana wabo nanga se utari uwo mu muryango Bitewe n'ubuzima. bitewe n'ubuzima nanga se bitewe n'iciciri runaka ari ibyiciro abantu bageramo bikagaragaza abo turibo Yego. uyu munsi iciciri cyawe ntabwo cari cemezwa ko uri umuntu Yego. wagira agaciro ariko Imana yo mu ijuru iravuze ngo hamagara Hamagara. hari uwakumva kandi iravuze ngo mbese uwo mubera igutangarijemo ngo uhitemo uwo utabaza ntabwo ari abantu rero Ese uyu ari munsi abantu. nagutangariza ngo uhamagare Yera hamagara iyera ishoboye Byose. byose ifite imbaraga ndabwira umuntu wari wihebye ndabwira umuntu wari ukutse umutima ndabwira umuntu wabonaga abanyabwenge babaye bwinshi basumiye n'ubuzima bwe
ndakubwiriza ukuri ngo Imana iravuze ngo ije kubarinda Iraje. amanywa y'iki Y'ihangu. uyu munsi ongera wigirire iki icyizere. ndakubwira wowe wa mukobwa we wari ubonye byari bibaye igihe kinini utangiye kwiciraho iteka byaranze, wa mugabo we wari utangiye kwiciraho iteka byaranze, abakonikoni bari barakoze, imbaraga z'abadayimoni zari zarakoze, imbaraga za gishitani zari zarakoze, ariko ndakubwira ngo uyu munsi witeka niwe wica imigambi y'iki y'icyakora. tugiye gusenga Imana. Haleluya. Mana ishimwe. waba unkurikiye uri kure, waba unkurikiye uri mu bindi bihugu twavuze runaka, waba unkurikiye uri mu gihugu cy'u Rwanda, waba unkurikiye uri muri aka karere, waba unkurikiye uri hirya hakurya y'imbibi z'igihugu cyacu, uyu munsi nzanye ihumure ku buzima bwawe, ngo wongere wigirire iki icyizere ko iyo akoze bya bindi n'uyu munsi yiteguye gukora iki n'ibindi. tugiye gusenga Imana. tutarasenga Imana, ku badukunda wahamagara kuri nimero 0788 484 cyangwa se ugahamagara 0788 Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ni karibu no gusengera abana b'Imana ari abafite ibibazo runaka, ari abafite ikibazo cy'uburwayi. Ese wowe udukurikiye ku cyifuzo ufite, uvuge ngo nanjye bansengeye. Hanyuma ku cyifuzo ufite, nimba ari uburwayi ufata aho ubabaye, ugifungurira icano ukagera kuri iki kiganiro ufata aho ubabaye. Nimba ari ideni ufate ku ideni ryawe, nimba ari igisuzuguro uvuge ngo ni igisuzuguro. Mbese tugiye gusengera ibyifuzo byose. Utaka aravuze ngo ibyo tuzi nayigize gute irabizi, kandi ibyo tubona nayigira gute irabireba, ndetse ireba n'ibyo tutareba. Ni karibu no kudusengera Imana. nyiri uburenganzira bwinshi, uteye ubwoba, uri umwami w'amahoro, uri igishitsi cya Dawidi, uri intare yo mu muryango wa Yuda, sambi tarumba, bendera ry'abizera, gakiza kacu iki gitondo turanezerewe. Nyemerera ubwoko bwawe bumaze kumva ijambo ryawe, umuntu wese ku cyifuzo afite, nyemerera umugerera atarakwiye kugera. Kandi muri iki gitondo turanezerewe kuko uri Imana yacu bwite, ishobora byose, yaremye umuntu yarangiza ikamumenya ikamutekerezaho. Iki gitondo watekereje ku bwoko bwawe, uyu munsi ubazaniye ijambo ry'ihumure rivuga ngo niwe uje kwica imigambi y'icakura. Iki gitondo turishimye ko hari imigambi wishe, turanezerewe ko hari imigambi uburijemo ku bantu bawe, turanezerewe ko hari imigambi uburijemo ku babyeyi n'abagabo, turanezerewe ko hari iyo uburijemo ku basore n'abakobwa, turanezerewe ko hari iyo uburijemo ku barengana. Uyu munsi uzaniye abantu bawe ubuzima bwabo, izina ryawe nirishimwe. Urakoze Mana, urakoze kuremya ubuzima aho bwari burangiye, kandi urakoze kuko ukoze ikinyuranyo cy'ibyo abantu barebaga. Uyu munsi ukoze ikintu kidasanzwe, uyu munsi niwakira ikintu kidasanzwe. Haleluya! Uyu munsi niwakira ikintu kidasanzwe. Mana, ndizeye ko ntaho utageze, ndizeye ko ntaho kure haba utakura umuntu nanga ngo ugeze umuntu. Uyu munsi hari ikintu ukoze gikomeye mu buzima bwa buri muntu ku munsi ku munsi. Urakoze Mana ko tunejejwe nawe muri iki gitondo, kandi urakoze kuko waguriye bamwe imbago, urakoze kuko ukoze ikinyuranyo mu buzima bwacu. Izina ryawe nirishimwe. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha.